Hello, mwiriweho neza nshuti zanjye, twaje tubabwira uburyo wajya ushyira cyangwa ugakora ifoto kuri WhatsApp mu gihe ubishaka ndetse ubyifuza. Ese bigenda ute? Shobora kuba utari ubizi ariko no munsi birarangira ubimenye. Mbere na mbere fungura WhatsApp yawe ugakanda kuri twa buto dutatu, ukahita ukanda setting. Umara gukanda setting ikwereka ahantu n'ubundi hari ifoto yawe ukayikandaho, gakanda kari akantu kameze nka kamera, noneho uhita ubona handitse gallery, ugiye kuzikura mu ziri muri telefone yawe. Warangiza ukayihitamo nyine ugakanda akavi cyangwa ugasubira inyuma ukifotora iyo ufoto yako kanya ukahita uyishyiraho. Ushobora gufotora imbere yawe cyangwa ugafotora selfie ukanze kuri kari akantu ubonye, hanyuma ukifotora selfie. Maze kuyifotora uremeza ugakanda kuri kari akavi, ubundi ugahitamo uburyo ingano yayo uko iri buzi igaragara. Noneho ukahita wemeza ugakomeza. Noneho birarodinga bitewe na connection ufite, icyo gihe bimara. Connection icitse ubwo ntabwo yabikigiyeho, birarodinga paka igezeho. Urabona ko igezeho, ikakwerekera jambo ndetse nawe ukabona ko byahindutse. Ubwo profile yawe ibigiyeho rwose, ifoto yawe ikaba igiye kuri WhatsApp nta kibazo. Mu kuyihindura n'ubundi ujyaho ukabigenza kuriya. Urugero dusubiyeyo tukareba ese yagiyeho. Murakoze cyane kuba mudukurikirana, ndetse turabashimiye. Mukomeze kugira ibihe byiza, musangize inshuti ndetse mukande subscribe. Murakoze.